hari ibintu abakobwa bakora binera umujinya. Talk to You them. turn every red flag into a prayer point. Barakwereka danger wowe uri gushakamo isengesho wabuze ikindi usengera. Do you believe ko Christians should date without the intention of getting married? Without the intention. Like, How do you have the intention? Turebe aho bigana, isi umuntu byashoboka ko, you know? Ibyo bintu biranzana ku kintu nibaza. Nina gutrayinga nzamenya gute ko tuzagerayo. It's like gutinya guhaguruka kuko uzi kutagenda. You date bikunde cyangwa byange, move on. Hajya habaho debate y'uko ubundi abakristo batemerewe kudatinga. Sinzi niba warabyumvishije. Sereka ari amarobo nje ntabwo ibyo bintu byemera. To me, a Christian ni umuntu ubaho mu buzima mbaho cyangwa se undi wese abaho, ugenda ukundi wese agenda, utekereza ukundi wese atekereza, ariko difference bo baba bafite third party ari we Christo. A hypothetical question. Okay. I have two guys, two men. Sibyo? Trying to pursue me. Okay. Hari umwe ndi interested in. Ndi romantically attracted to. But this person, God is not saying anything about them. Okay. Sibyo? Gusa ku bwanjye niwe niyumvamo. Uburyo bw'amarangamutima. Hakaba this other guy. Sibyo? Not at all romantically attracted to them. Sibyo? Ariko abantu yaba abahanuzi, yaba ababyeyi, yaba umuryango, niwe bakomeza bambwira ati this one. Sibyo? Tukubaha inama z'ababyeyi, tuzubaha n'ijambo ry'Imana yatubwira ati tuzubaha. Sibyo? Abantu bose mbega navuga ngo bafite your best interest, niwe bagutungira agatoki. Muri aba bantu babiri fata uwuhe? Hello family, welcome back to this episode nshyashya ya The Grace Not Podcast. We welcome you. We have a guest with us. You're welcome. Thank you for having me. Could you kindly wivuge tukumenye? Nitwa Jackie, umutoni cyangwa se Jackie Furaha. Ndi umumama, mfite abana bane. I'm married to a handsome man. Nitwa Furaha. Ndakijijwe nkunda Imana. Great. Such a good introduction. We're glad ko ari we dufite, uko biri kose ufite experience mu kiganiro tugiye kugira uyu munsi, kuko uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kibazwa n'urubyiruko rwinshi, cyane cyane abakristo, since we are talking about Christians. So we're going to talk about Christian dating. Turagenda tuvuga byinshi bitandukanye. So nkawe nk'umukristo kandi ikiruta byose uri no mu rushako, turibwira ko tukuboneraho umugisha. So first thing first, ikibazo cya mbere kugira ngo tubashe no gutangira ikiganiro cyacu, kuri wowe Christian dating itandukaniye na dating isanzwe? Aho ngaho haransubiza kuba Christian first. Harimo amagambo abiri. Christian dating. There's Christian and there's dating. Ikintu cya mbere ndatangira mvuga ngo Christian. Who is a Christian? To me, a Christian ni umuntu ubaho mu buzima mbaho cyangwa se undi wese abaho, ugenda ukundi wese agenda, utekereza ukundi wese atekereza, ariko difference bo baba bafite third party ari we Christo, ari we Holy Spirit, ari we Mana, uko wabyita kose in your own understanding, ariko afite umufasha in the life abamo. That one is a Christian to me. Yizeye Christo, agendana na Christo mu buzima bwa buri munsi, uwo ni umukristo. Noneho nuzanaho dating. Dating ni igikorwa gihuza abantu babiri cyangwa se banarenze babiri bitewe na dating uri gukora iyo ariyo. Hari zaje nyinshi, so I'm not going there. We will go there deeper. Bakemera gukundana, bagatekereza ibintu like a future together. Ariko mbere yaho, the dating courtship kureba ni do's and don'ts, trial and error period, ese birakunda, ese ntibikunda, ese ndihangana, ese sinzihangana, try and error period, like I said. No, Christian dating kuri nje ni igihe ukunze umuntu
ariko ukibuka ko nubwo umukunze dufite third party muri iyi relationship, ntabwo turi babiri, turi batatu. That is Christian dating to me. Okay. So that leads me to another question, because biri guta bituma nzana hazi ibibazo byinshi. You're welcome. None se hari abantu bemera Imana, sibyo? Yeah. Benshi bemera Imana. Yeah. So niba nemera Imana nkaba nkundana n'umuntu, twembi twemera Imana, does that make us dating in the Christian terms? Ko Imana iri yandayemera n'uyera yemera. As long as uyemera, nkabanyemera, and we are dating, dufite Christo muri twe. That is a Christian dating. Kuko ntabwo turivuge ngo ni Muslim dating kuko nta musiramu urimo. So it's an example. I think nana kunganiye no kuvuga ngo ni umuntu wemera ariko unizera Imana, donc akaba afite Kristo muri we. Yego. Exactement. So yeah, to highlight that. So ikibazo rero none tujya muri Christian dating. Hajya habaho debate yuko ubundi abakristo batemerewe kudatinga. Sinzi niba warabyumvishije. Sereka ari amarobo, nje ntabwo ibyo bintu byemera. Uraza kuza kudufasha tujyemo indani, ariko ikibazo kiragira kiti, are we allowed to date as Christians? Very much cyangwa so. Are we only allowed to court? Is it a problem of vocabulary? Cyangwa these two words are similar or different to you? These two words are similar to me. If I'm dating you, it's courtship, turi kumwe. So, what's the difference? The difference is the similarity, actually. No, say, do you believe that Christians should date without the intention of getting married? Without the intention. Like, how do you have the intention? Turebe aho bigana, isi umuntu byashoboka ko, you know? Ibyo bintu biranzana ku kintu nibaza. Nina gutryinga nzamenya gute ko tuzagerayo. It's like gutinya guhaguruka kuko uzi kutagenda. Nibyo ni amafuti. Kuko abana bose barahaguruka bakubita amavi hasi inshuro nyinshi cyane ndetse n'umunwa, ariko finally barahagarara. So let me challenge. Gutinya guhaguruka ngo nuko utagenda is wrong. Okay. You date, bikunde cyangwa byange, move on. So let me challenge you. Umukristo wibwira yuko agomba nk'abandi twese ku isi, let's say cyane cyane ab'urubyiruko, tukiri muri iyo periode yo kuvuga ati ndamenya umuntu tumurebe, ndebe imico ye, ndebe ese ndamukunze, ndamwiyumvamo ukuntu ateye, ibyo akora, ibyo yizera. Iyo tugiye muri relationship ni commitment, but you can always break it kuko ntabwo ari igihango cyo kuvuga ngo wenda mwabaye already married. Ariko se ninguhereza example, nabyuka hagenda mu mujyi ntazi icyo ngiye gukora, yo nkavuga ati kamfe kujya mu mujyi ngiye kureba ibiriyo, ahari wenda nakurayo umugisha, cyangwa se ahari wenda nakurayo akazi, cyangwa se ahari wenda nahurayo n'umuntu akamugisha, cyangwa navuga ati mvuye mu rugo ngiye mu mujyi, nyamara nzi destination yanjye mu mujyi. Destination ngiyemo ni muri chic. Muri chic ikintu ngiye gukorayo, ngiye gushaka imyenda n'urugero. Nshobora kugenda koko nkasanga iyo myenda nkayibura, nkarinda nta mwenda ntahanye. Okay. Ariko nari mfite intention, nari mfite gahunda. So umfashe sobanurire, ariko ku bwanjye ntekereza yuko ahantu itandukaniro rya Christian dating na dating isanzwe nuko nk'abakristo tujyamo atari uko necessarily bizarangira koko bibaye that is my husband, no. Ariko I had the intention y'ikinjyanye, ntabwo nje gukinana n'uyu muntu, ntabwo nje wasting a time, ntabwo nje ngo turyoshye gusa duse neza dupostinge, you know, nje kugira ngo koko ndebe ko uyu muntu havamo umushinga wo gushakana. Nibiba great, nibitaba it's great. So is that the same way you believe it? I believe ko iyo byahindutse Christian dating hajemo third party, nago uhaguruka ngo udating umuntu ubizi neza ko utamushaka, ubizi neza ko it's not going anywhere. It's so wrong. Icyambere cyo tubikuye no mu mwuka uri gukina n'umutima w'umuntu. Exactly. That is so bad. Uzarebe nawe niba gukora ukuntu bizagenda, you will feel it. Ariko in case you still give it a chance, kavuga ati birashoboka ko yaba umugore cyangwa yaba umugabo wanje, let me give it a chance. Ariko iyo chance ntago ari
chance y'ejo gusa na future irimo, that is okay, that is good with me. I think you said something I truly liked. Kubijyamo uzi ko uyu muntu nta iyo projet utanayireba hamwe nawe ni ukumubabariza umutima kandi nawe buri kuyibabariza. Actually nawe ubabariramo ntabwo ujya ugenda gusa. You don't. Muyandi magambo something fires back. Nanjye avuga ati muyandi magambo navuga ati Christian dating ni nziza kuko ikurinda ku wasting a time. Yes, actually. So gusa ni nziza kuko iguha intention. Kuko ku wasting a time ho ushobora kuba ufite iyo intention nigerweho nanone iyo myaka itanu wasted. Yeah, so it's still wasted. I want us to go back. You told us you're married. Yeah. So ufite experience in one way or the other. Yeah. In dating. Yeah. So let's go back in the days when you were dating. First of all, were datingaga nk'umu-Christian cyangwa se urwo rwego rutararugeraho? Je ntabwo navutse ndi umukristo. Aboze ntabwo navuye mu nda ya mama wanjye ngo ngakiriko ngo mpfuka mu byari ndakijijwe oya. Nakuze ndi umukobwa nk'abandi bose, nakijijwe ndi muto, ariko mbere yuko nyizwa I was dating before. Relationship nari ndimo ntabwo navuga ngo ni relationship iri Christian. No. Twarakundanaga nk'abandi bose. We fell in love, we were doing everything. Nta nubwo twari tuzi ngo turi no gukora ibintu bibi cyangwa byiza. Twebwe twakoraga ibyo imitima yacu yishimiye cyangwa twumva dukunze. Ariko like we said, nubwo twadetingaga tutari abakristo, we still thought about a future. Twumvaga ko bishoboka nubwo tutari abakristo. Somewhere mu nzira ntabwo byakunze. I had to go east akajya west. Nyuma yaho rero still ubuzima burakomeza. Ndakomeza ndadetinga nk'ibindi. Yes, so sinzi ngo mbere yo acokoze umugabo nashatse, we Christian dated. We had intentions. Twarakundanaga, tubona future, tubona ko bishoboka. N'ikimenyimenyi byamaze igihe gito cyane. Uhereye umunsi namubonye n'amasabiri no kujya ku munsi w'ubukwe harimo amezi 8 yonyine. You knew when you know. I didn't know. I was trying. Ntabwo mbwira ngo I knew kuko ntabwo nari nzi biri kuba. I only had a future ndeba ko bishoboka with him. Ariko I didn't know ngo ntabwo ndi Imana, ntabwo nerekaga ngo niwe. Ariko I was trying something. And good thing is it led to a better us. And we are married now, almost 11 years now. Great, wow. We tap into the blessing. Amen. But actually, the more you're answering, the more questions are arising. Ndashaka kukubaza noneho nkawe noneho bibayemo byombi. Christian dating na dating itari ya Christianity. Difference wabonyemo hagati muri izo dating zitandukanye. Kuko nabyumvishije wowe n'ubundi n'uwo wa mbere mwe mufite intention. So you had good intentions. Yeah. Same thing to your now husband, good intentions. Yeah. So difference yari iyi. Difference is iyo ukijishwe wibuka ko ibyo bintu atari byawe wenyine. Ukamenya ngo hari undi muntu, hari izindi mbaraga nshobora kwemvita mu gikorwa ndimo. Zikaza zikamfasha, zikankomeza, tukagendana uru rugendo. Ariyo third party natangiye mvuga. You invite Christ in the relationship. Ukabana muga ati Father God, I pray, help me, give me the wisdom, give me the grace, nshoboza, let me do this right. Nawe mushoboze, tubashe kumvikana, tubashe guhuza, tubashe kureba ibintu kimwe. You see, you're inviting another power muri relationship yanyu ko muri babiri. Ariko narachizwa, it was us. Is it a yes or no? No. Kubera iki no? Mukaba murashwanye, mukaba muranze, ntabwo mubyumvishije kimwe. And when all that goes away, ararakaye aragiye cyangwa urarakaye uragiye, feri ya mbere urayifungira hehese. You need a shot or two.
you like you don't I care. don't care. Ariko iyo ukijijwe hari ahandi wirukira. Uko udakijijwe wirukira kuri short, iyo ukijijwe wirukira imbere ya Yesu. That's the difference. So this got me actually understanding difference. Cya kibazo nakwazaga bwa mbere. Kuri njyewe kubyo numvishe cyangwa se kubyo nize, difference mfashe cyane kuba dufite Yesu. Turi abakristo dufite Yesu muri dating. Ntabwo Yesu atudatingira. Ntabwo Yesu ari making a perfect. Oh yeah. Yesu araza influencinga, Yesu araza helpinga. The funny part ashobora no kuhagera akakubwira ngo ndavuze ngo run. Ukirukurira udashaka no kwiruka ariko ukagenda. Wanabyanga bigapfa. Ni handi you still cry. Whether you run or stay, you cry. Same thing. So to clarify to the audience, ntabwo turi kuvuga yuko kuba uri kudatinga, doing Christian dating means ko the end is always, you know, guaranteed. Oh, yeah, you will get married. Ahubwo bivuze yuko Yesu azagufasha gukora amahitamo, gufata amahitamo. The right decision. The right decision. Okay. Yeah. So ntibivuze ko abadatinga bisanzwe badafite good intentions, baba bafite good intentions, but they're likely to miss the point because they Kimwe nuko hari n'abagira bikaba neza cyane. Yeah, it's possible. So rero noneho ku rubyiruko hanjye urumva wowe uri experienced, dufite itandukaniro maze 11 years sindanatangira. So we are very much different. Yeah. So nk'umuntu wenda udashaka gukora mistake, niba navuga ngo udashaka, ni nk'iye nama wamugira, since you have the two experiences, dating without Christ and dating with Christ, ni iyihe nama wamugira yo kumubwira ati hold on, shyiramo feri buretse kudatinga, cyangwa se this is the right time to date? I really think there's no, okay. Before I started dating, I remember I asked a friend, my best friend's husband, naramubajije bo bari bamaze nk'imyaka 2 bakoze ubukwe, like ndagira ariko nzamenya gute ko ndi ready kuba married. Kuze nanje numvaga nabyumva, I was kind of confused too. And then arambwira ngo Jackie, ngo numenya kubabarira uzagende wubake. Woo, was like, what? Is that the only thing you can tell me? Really? Ngo ngubwo ibintu bikomeye. Numenya kubabarira uzagende wubake. That takes me to something much bigger. Ariko subiye inyuma nk'umuntu ubwira umwana muto, namubwira ngo igihe cyose uri mature. Hari abashatse bafite 21. Yeah. Hari abashatse bafite 40. Hari n'abagitegereje bafite 55. That doesn't mean ko batagejeje igihe. It just means ko the grace to marry is not yet there. Okay. So I'm not specifying any age. Oya, ntago ndivuge ngo 25 uzubake, ntabwo ndivuge ngo 20 uzubake. Hari abubatse kuri 35 rurasenyuka, hari n'abubatse kuri 20 rubaho. Yes. So I am not giving any age hano. Gusa ndavuga ngo igihe cyose uzamenya ko marriage is something ugiye kujamo kandi ujyanye n'Imana. Ukumva ufite faith ko muri kumwe izagushoboza, kuko still yaba bayifite cyangwa n'abatayifite, sometimes uhura n'ikintu kigusaba gushaka Imana. Cyangwa se inama runaka from somewhere else. It would be not your pastor, but ishobora no kuba ari umuntu mukuru uri wizera, mature person. So in case ku muntu mbwira urubyiruko, igihe cyose wumva uwo muntu mwishimiye, reka mbwize ukuri, umuntu ukunda uramwihanganira. Hari igihe hari ibintu niba navuga ngo ni imbaraga z'urukundo, navuga iki bimaska umuntu, ugasanga twese turabona amabi yawe, ariko wa wundi Imana yaremye ikavuga ati uyu is your husband, we nabibone. You know what that is? That simply means ko mushobora kugerana kuri. Hari ibintu Imana yikorera yonyine. And by the way, bya bintu twakubonagaho bikatakara, bikavaho,
ugahinduka umugore mwiza nawe agahinduka umugabo mwiza, and it's still a good family. So rero ikintu navuga, wowe kunda umuntu nibiba byiza, that in the same niba nabyita religion, sizi ukuntu navuga, bitavuze ngo abatari mu madini asa ntibakundane, ariko biba byiza ku muntu mwumva ikintu kimwe. Niba habaye iki dukora iki, dusenge. Ese baratubwiye ngo umwana mu nda, wenda muratwite, umwana mu nda bibakureho kugira ngo buri muntu atirwariza. Umwana mu nda afite ikibazo. You see? It's your baby mwese. So what do we do? Uyarirukanka aje kurira kwa nyina, n'undi yirukanka aje kurira kwa nyina. Sawa, hanyuma yabyo, you need to come together in an agreement. Mugamagara izindi mbaraga zibarenze. And together it works magic. Hari ikintu Imana ikora aho ngaho. Either irabakiriza umwana, nitanamukiza irabaha imbaraga zo gukomera munyure muri icyo kintu. Yeah, so I really think there's no edge. As long as you feel mature enough to do it, just go for it. Okay. So this obviously would become a debate, because nanone umuntu ashobora kwibaza ati ni ryari numva koko ndi mature, cyangwa se ni ryari koko bigaragarira yaba n'amaso y'abandi bantu koko ndi mature, kuko it doesn't matter icyo abandi bantu bareba. Nta muntu n'umwe nigeze mbona ko ubukwe bavuga ko azabukora koko azarwubaka koko. Abantu benshi bavuga ati ntago bishoboye. Oya, bashobora kuvuga ko atabishoboye, wowe bagahita bavuga ati wow, she's beautiful, uriya mugabo ntago ruzamara kabiri. You see, there's always something somebody is saying. So ignore anything. Kipfa kuba atari wowe ukibona, mudafite ikibazo, abantu bashobora kuba banabangamiwe n'ibitabangamiye mwebwe. So ibintu abantu bavuga, just trust that. Okay. So allow me to bring you back, sibyo? Tuve muri mariage, kuko urabona hari concept mu bakristo, they teach us about marriage, but they don't teach us about dating. Yeah. Mwendi magambo badu preparing for marriage, but before marriage what do I do? So bituma muri dating abantu benshi birarira, niba ariko nabivuga. Kuko baranyigishije ngomba kuba the proverb 31 woman, ngomba kuba good mother, ngomba kuba uriya mugore n'ubwabaho bakababiri, ngomba gusubmitting, biriya byose barabinyigishije. But muri relationship cyangwa se muri dating dusohoke gute mu gihe tutaragera kuri iyo ntuza muri ibyo bigeragezo bya mariage byo kuvuga ngo turihanganira yuko wenda se urubyaro rwabuze, turihanganira yuko finances zabaye bike. Mu gihe tukiri muri kaka dating phase, turasa neza, turagira gute? Ni gute koko ahubwo dating noneho ni gute twa datinga nk'abakristo? So ikibazo noneho nshaka kugira ngo usubize, irengagize experience ya mariage, use nk'usubira inyuma muri dating. How does niba nabwo ngo ni gute involving a Christ in this new relationship, and this something that is still baby, tutarahura n'ibigeragezo byinshi, tutarahura n'ibibazo, tukirimo turamenyana. What's your favorite color? What's your favorite food? Yes, actually that is the very ubaje ikibazo cyiza. Aho niho hantu heza ahubwo ho Kristo agomba kwinjirira. Nago Kristo yinjira kuko induru zavuze. Nubwo yinjira kuko hari ikintu cyabaye kibi hagati yanyu, mwagonganye, nago mwumvikanye. Kristo yinjirane namwe. Mugihura, ukimubaza your favorite color. Mubaza hasengera. Ukimubaza ikintu akora on Sunday evening. Mubaze who's the favorite pastor. Which ukundichi, what do you like about this whole thing? Urakijijwe, wakijijwe ute? Ese how ni giki cyatumye ubona ko biri interesting ku buryo bigumamo? Ese hari experience afite yaba imukomeza? Hari ibintu bitatwemerera kwirarira ngo twibagirwe cyangwa twirengagiza abo turibo. Ese iyo experience arayifite idatuma yibagirwa ko ari umwana ukijijwe, cyangwa se kandi umusore cyangwa umukobwa ukijijwe? Nayikubwira uzamenya umuntu muri kugendana. Uwo nguwo muzabigendanamo neza. Nago Kristo azaza ari uko induru zavuze cyangwa mwashwanye. No, yinjirane nawe. By the way, even before dating that person,
Get to know them. Get to know them. What do I say? Ibyo byose uri kubaza ushobora no kubimenya mutaratangira na dating officially. Wajya no kumudating ukamumuzi ngo Jack yarakijijwe ku cyumweru abari ku rusengero akora ibi nibi muri church abyumva gutya na gutya. Hari ikintu cyabaye kuri Jack afite imyaka 8 kitamwemerera kwirengagiza ko Imana iriho. Ibyo bintu nuzubizi uzaza uzi ubusanze. Ikindi kuba umuntu akijijwe ntago bimugira the perfect person. Sure. No. Cyangwa the right candidate to date. Man, I've seen guys in church bazi the scripture very well and they're the best heartbreakers I've seen. So don't tell me ngo kuko umusanze mu rusengero, whoa, this is the perfect guy for me. No way. Jitondemo nkuko witondera n'ibiri hanze. Byose ubigendane mu gace. Ubigende mu gace. Munyemerere niba navuga ngo nserukire the girls out there and the boys out there that are still single, uri kumva not married like you are. So ndi gushaka kugira ngo kuko I'm pretty sure abizi ariko noneho kankubwire reality. Reality is muri dating cyane cyane for men, they're trying to impress. They're trying to convince. Yeah, no? That's the whole thing. So mu yandi magambo niba nje niba ubizi ko Brune ni umukristo, you know, akunda Imana, Sunday uri mu musanga church asengera ha akora ibi. Guess what the guy who's impressed the guy who's interested in me will do? Sunday azaza. Sibyo dukubitane par hasard. Nawe usengera haya nanjye nsengera kandi yabicalculatinze. You know? So utuntu twose tusa nk'utu move niba navuga two kuimpressing ariko tutari intentional, tutari a lifestyle. So nemera ku bintu wavuze gukora, navuga ngo gukora niba navuga ngo no bushakashatsi no gushaka information about this person. Man, you don't joke with your future. Exactly. Itonde cyane. Don't just jump kuko barimo kukwimpressinga. Vanza umenye uyu muntu avuye he. Niba kubwiye ngo I'm in church wakijijwe ryari. Ese hari abandi bamuza asenga? Cyangwa agiyeyo kukuriyo. Nabyo niba ari byo mwihorere. Naga azahamara 5. Azahamara umwe agenda. Kuko abona nago byakunze. Kanange nagatip, at least kamfasha. Nice. Kuko burya umwana w'umuntu baravuga ngo ni mugari. You can never know them. Nkuko nyine wari uri kubivuga, umuntu ashobora kabisa kukwigira. Burya abahungu n'aba planners, when they want something, you know they pursue it. Yeah. So ashobora kukwigira umushinga neza akaba umukristo amezi 6 umwaka just to get to you. Yeah. Ariko hari niba navuga ngo umurongo atajya arenga. You wowe nk'umukobwa ubaye genuine because we are the ones that are pursued, right? Yeah. Iyo bya bindi twavugaga Christian dating. Iyo we involve in the Christ in the very beginning, you pray. Ikintu isengesho ridufasha no gufunguka amaso tukareba ibyo tutabashe kureba mu isi. Thank you. So ni ukuvuga ngo Yesu ajya kwitambika akavuga ati you are seeing perfect guy but I'm not seeing that. Thank you. You know? So nakubwira ngo mbere yo kujya kudatinga byandi byo gufata umwanya n'iki cyose. Mbere yo kujya kudatinga ntiwite ngo ni pastor, ntiwite ngo aririmba muri iki. Injirana na Yesu. Kimwe nuko by the way it works both ways. Hari igihe umuhungu aza ku cyumweru ntaza gusenga, aza nka nyuma y'ukwezi, nta murimo n'umwe akora nta murimo n'umwe afite mu rusengero. Abacecetse ibyanditswe arasoma Bible ariko ntazi ibyanditswe mu mutwe, ukahita umujudging ukumva ko atazi Imana cyangwa ukahita umujudging ukumva ko atari umukristo. That's so wrong. Wasenga Imana ikavuga ati hariya. Shane rwose. So the thing is, if you don't want to be confused in this process of dating, involve seek God. Jesus. Yes. That's it. Involve Jesus. Hari isengesho nyambona nkunda kubibona kuri social media ngo niba hari isengesho risubizwa cyane. Ni isengesho rya God is this the one. Aho hano haba ambutiaje y'amano ateye ubwoba. Yeah, because we have created an image in us of the person we're seeing, but to God, it's not the real person. So true. Yeah. That's very true. Great. So rero akandi kantu wavuze ku kintu cyo kudatingana niba mudahujije uraza kuza ku musore cyangwa se ubi highlighting mudahujije idini cyangwa se mudahujije imyemerere. Biba byiza muri huje ariko nije mutari huje. It's still possible. So and tell us
tell us in the dating process ibyo ni iki byatwafectingaho. Ntutubwire muri mariage, muri dating process niba uyu muntu ari umukatolike ntange ndi icambere cyo ndakijijwe n'ukijijwe. When we go out together, tuvuge turasohotse nimugoroba, uraza kunywa inzoga, njyewe sinyewe. Ikintu biri buvuze kuvanamo, umwe muri twaradomina undi. Nyuma y'amezi 6 cyangwa 5, uzazinywa cyangwa zireke. Why? Hari ibintu bibiri bitagendana. Kimwe kidomina ikindi byanze bikunze. Aho rero niho navugiye ngo bibaye byiza mube muri midini rimwe. Nimba numva icyaha cyo kunywa inzoga, cyo kuba narengaho nka having sex with you ari icyaha kuri nje, nawe kikubera icyaha. Twese nitubigira icyaha biraturinda kukigwamo. Ariko niba kuri wowe, it's the way you tell me you love me. And to me, it's the way I lose myself. How do we connect? Byanze bikunze, umwe araza gutsinda undi. Kandi niba ikintu kigukura mu byo wizera, ejo kintu cyakwica. Kuko ikintu cya mbere gitumye uruwuriwe uyu munsi ni imyumvire yawe n'ibyo wizera kandi ugenderamo. Igihe cyose ikintu kije kikagukura ahantu wari uhagaze, kikagushira ahandi, cyakwishe kuko ugiye ahantu utazi. Yeah, so to me, byiza nuko mugendana mubyumva kimwe kandi mwizera ibintu bimwe. Cyangwa nawe niba wizera ibye, it's all okay. Yeah, nta kindi nabivugiye rwose. So mu yandi magambo, seek to know what a person believes in. Definitely. Sit with them, umubaze wizera ibi ubyizera iki kuri wowe, because urabona ko hari debate nyinshi cyane cyane. If I'm to give examples, let's say hari abemera ko kissing is a sin cyangwa se it's not a sin, cyangwa se hari n'abavuga ati kuba ndi kumwe n'umuntu, kuba ndi kudatingana n'umuntu ariko ataranyambika impeta cyangwa se ataranyerekana, we're not, niba navuga ngo ntabwo turi mu murongo mwiza. Agomba kuba yanyerekanye kwa pastor, ku bafite abapastors babo baba daddy n'abamami, cyangwa se agomba kunyerekana mu muryango we kugira ngo koko twumve ko biri Christian related cyangwa se Christ centered. So ibyo bintu byose bijya bizanamo aho hantu utaraharenga. Kukwerekana kwa daddy ntabwo ari byo bitumye iyo Christian iba Christian dating. Bikiri. Kukwerekana kwa daddy ni yindi cyangwa kwa mami ni yindi, nakumva ko ari yindi credit yo kunyereka kutekereza ko ari twajyana. Naho ibyo twebwe dukora entre nous na n'umuntu ureba niyo Christian dating cyangwa ni yitariyo. Twitwara gute iyo turi babiri? How do we survive in that place? Aho niho bitwereka abo turi bo. Hari umufilosofe yavuze ngo you're what you are when you're alone. Nuza hano kuri kamera ukatubesha, that's up to you actually. Twebwe nta nubwo bitureba. Tuzakureba tubyemere, ariko deep down within you urabizi ko urimo kudutera injuga. So niba urimo kutubesha, the end of the day urimo kwibesha nawe. Numva ko Christian dating suko wagiye kwa daddy. Nicyo mbivugiye ndi kuvuga ati seek to know what a person believes in and what matters to them before you date them. Kuko kuri we ashobora kumva ko ibyo nyine kuba nagiye kukwerekana kwa daddy na mami nibwo nyine turi blessed, nibwo turi in a Christ centered relationship. Undi nawe akumva ibindi bintu ariko bitandukanye. That's so funny though. Yeah. Anyway, your pastor or your whoever you respect, ni byiza ko abimenya akabi blessing. Kavuga wow, ndabashigikiye. Ni byiza, ni credit nziza. Ubona ko na future iri promissive. Iyo ubonye umuntu ugufiteho authority ahaye umugishi yuje. Ariko Christian dating ni ibyo mwebwe mukora tutareba. Naga ibyo mudushizeho kuri kamera. No. Ibyo bintu bishobora no kuba biri staged. Rero nje nago nyabyemera. Exactly. So noneho rero ikindi kibazo kigiye kuza gishobora kuba kiri navuga ngo challenging, but I love it. Nkunda iyo abantu bari kukivugaho kugira ngo mbyigeho ubumenyi butandukanye. Ikintu cyitwa the one. You see, Christians, we Christians, abenshi bemera yuko they need to go in a relationship when they found the one. Urikumva? So nukuvuga mu yandi magambo ujya muri niyo mpamvu nanashima kuko uri hano kugira ngo ubashe kutwereka
izo side zombi. the one uzamubwirwa n'iki? The one nibyo nanjye noneho nshaka ko twinjiramo. Ni ukuvuga ngo uyu the one ngewe nemera kuba introduced, uraza kumbwira wenda n'ibitekerezo byawe, nemera kuba introduced to the person who's going to be your partner in 3 different ways ziri biblical. Ngewe niko nemera izo nasomye. Hari Eva wabaye introduced by God. You know? God Imana niyo yamutanzemo pasi. Okay. You get? So Imana niyo yamweretse. I love that. You know, Imana niyo yamweretse. Ari byo abakristo benshi dushaka. Murashaka God pass. tells me. God has told me specifically. God has shown me. You know this person. Naryamye ndamurota ameze gutya abyize gutya. Which ni byiza, ndabelivinga ko bishoboka. Ariko hakabaho n'ubundi buryo bw'ukuntu Yakobo yabwiye umuja we, aramubwira ati genda ushakire umwana wanjye Israel, mushakire umugore. Connection. You know, connection. You know, ni pasi y'abantu. Kandi koko yaragiye bamuzanira umugore mwiza, twese turabizi, kandi havuyemo iki? Havuyemo igisekuruza cya Yesu. So that is also acceptable. Noneho hakabaho n'abantu babiri bibonaniye bo ubwabo bakavuga ati I actually love you. Ari byo byabaye kuri Yakobo. Yakobo yabonye Rachel, aravuga ati yeah, I'm gonna work 7 years for you. So izo relationship eshatu, at least nibyo ngiye nabonye mu byo nabonye muri Bible, izo relationship ubwo buryo butatu bwo kuba connected burashoboka kandi bwose bwabahore. So ndashaka kugira ngo iyi concept ya the one ugira ikintu bivugaho ku buryo nk'abakristo tutabogamira ku ruhande rumwe Imana ishobora kuguhuza n'umuntu wawe. Tutumva yuko mu gihe ntararyama ngo ndote somebody who's out there who looks like this, who talks like this, who's this, tall, short, or this, then nayobye. You know? So ushaka ukuntu sinze either wenda uratwongerezaho no muri izo zindi side unanatubwiye nawe iyo wahuye nayo muri izo eshatu ngubwiye, like experience yawe n'umugabo wawe ni muri izo eshatu, connection ni iyihe, kugira ngo umukristo uri hariya yumve yuko birashoboka to actually meet somebody and you love them and God blesses it. Birashoboka kundi umuntu ashobora kuvuga ati this person akaba this person koko. Actually, that's a good question. Ariko ikintu kimwe njewe Jackie shaka kuvuga nuko inzira zirenze eshatu. Musha no gurira muri bisi, dore ko n'inzira ya bisi yabaye clear darimwe. Mushobora no gurira muri bisi, musha no guhurira muri church, musha guhurira mu bukwe, musha guhurira through a cousin, musha guhurira ku rupfu, ikiriyo. Like nagaresha tugusa ni nyinshi pe. Ni nyinshi uko uzahura nkuko ijambo ritubwira ngo inzira z'Imana ni nyinshi, niko utazi yabahaniza. Today I'm married but I met my husband on Facebook. Who there thinks ko Facebook yaguha umugabo? Uza abantu bateka umutwe bari ukuntu bangana. Uza abantu bavuga ubusa bari ukuntu bangana. Ariko today I got a humble man. Amen. And then ukijijwe from Facebook. Can you imagine? Ni ibintu bidasa utanasobanukirwa, utanasobanura. Ariko uko inzira zayo ari nyinshi zirenze ibihumbi. Open your heart. Wikwirimita kuri eshatu, wikwirimita ku 10. Ashobora no kuza mukahura aje kudetinga umushuti wawe. Ejo bagashwana agashaka wowe. Ni ibintu byayo yikorera bwite. Kandi ugasanga muri projet y'Imana cyangwa muri plan yayo yagombaga kuja kurikira umushuti we kuyakubona. Wowe ukazigira ngo dating my friend, how can I? Imana yabikoze kugira ngo muhure. Ibintu by'Imana ni by'Imana nyine. So nyemerera nguce mu ijambo aho ngaho kugira ngo itukomerezaho. So bivuze yuko cyangwa se bitume ngewe umukristo yaba umuhungu cyangwa se umukobwa uri gushaka kujya muri iyo Christian dating. Umuntu wese mbonye mwiza. Ubwo nyine watikinze akunda Yesu, azi Yesu, yizera Yesu. Wese muhereze a chance kugira ngo mbashe kumenya if they're the one. How do you explain I am against the one. Okay, katureke kuvuga the one. Katureke kuvuga the one, the potential partner. Katuvuge potential partner. Maybe that. So, nyine noneho dusobanurire noneho kugira ngo opening a heart. Who do I open my heart to? Every
candidate that comes, who do I tell no, who do I tell yes? That question is it's so personal. Ibyo wemera sibyo nemera. Ushobora kumubona atwaye Range Rover, aguhereza everything you need, is a good caretaker, akwitaho, treats you baby, makes you feel like ooh, yeah. Ukagenda. Nje nkabibona nkamva bineye binzaniye goosebumps. Uyu mugabo ngatangira kumwibaza. Gucanga kukwimpressinga yabikuye hehe ubundi nuwo kwana ahubwo nkuvaneye n'umushiha you see biratandukanye gusa ikintu nabwira aho hano every potential candidate kuva hariho potential fungura amaso yawe ufungure n'amatwi nufungura amaso gusa ufungure n'amatwi is on the ground umenye uwo muntu uri kureba ninde nubona nta kibazo afite niki cyakubuza kumuha amahirwe ikindi mvuga to the women ku bakobwa marry someone you can bury your dream in. Explain that more. Niba inzozi mfite zitaguteye ubwoba hari abantu baba threatened n'inzozi zawe urabizi. True, yeah. Yahura nawe yakurira akavuga ati uyu sinamukira. Thank you. Ukibivuga menya ko tutari kumwe. Why? Niba nashobora hakintu kimwe nabonye with experience maze kugira. Ugira inzozi nyinshi cyane uri umukobwa uba ufite a future hari ibintu byinshi urimo kubona. Once you get married and you get there hari ikintu kiba iyo utangiye kubyara habaho you're giving life. Do you know what happens when you give life? You kind of lose yourself. Ugatakara iza mbaraga wakoreshaga usoma wiga uplaninga ahead. Urimo kuzihundi. Harutuma utaryama, harutuma urara wonsa, harutuma ABCD. So when that happens, you're losing yourself. True. Do you know what it takes? It takes a good man to birth your dream. Again. Akakubwira ati Jackie, duhura wari ufite dream yo kuzaricinga ABCD. Umwana kwa kuze. Why don't you take that course? N'urugero ndi gutanga. Why don't you take that course ukare ko wabikora? Ariko umugabo udashobora gushinguramo inzozi zawe ngazimere. Run. If your dream threatens them, run. If what you believe in atigeze abyibona matanabirota ndetse ari na against hari igihe atabyibonyemo kuko atabimenye ariko arabimenya abaye against it yewe mwana w'amahunga what are you doing uri gutegura a battle ahead why uje ubireba hari ibintu abakobwa bakora binera umujinya you turn every red flag into a prayer point. Barakwereka danger wowe uri gushakamo isengesho wabuze ikindi usengera. Talking about red flags sibyo iki ni ikintu kabisa kiri nawe urakizi ko ngo ukigezwe. Oya hari ahantu numvaga nshaka kuvuga tukiri ku kibazo warumbajije umugabo ubonaho red flag ukimureba banza witegereze maybe it's not the devil it's character. Wowe urabona ko ugatangira I'm talking to Christians. Yes. You think you will pray and fast your way to someone's heart. Never. Nako bishoboka. Ni ibintu byikora iyo bitikoze wibisengera wibyiyiririza ubusa tahi wawe wirire uhage ubiveho ngo azahinduka. Ninde wakubwiye ko dating ihindura umuntu? Only Jesus transforms the heart, not dating, right? Rero tukiraho red flag ndetse n'ibyo ndimo. Niba inzozi zanjye utazibyara bakundinde. True. Kuko marrying you is my downfall. Yes. If we cannot reign together, you be the king, I be the queen. I am in the wrong palace. That's it. True. Talking about that, I love where you aho hantu ugejeje ha red flags ndaje mpasubire ariko mise nibuka ikintu umuntu yatwigishije cyane cyane ku bakobwa buriya muri dating
sinzi ni nayo n'indi topic ariko burya yaravuze ngo akenshi umukobwa niwe ufite the pedal muri dating scene and then noneho once you transition to marriage bikaba reversed umugabo akaba urugira the pedal ariko ibyo ni ibyindi ndashaka ikintu umuntu yatwigisha yatubwiye ati abakobwa benshi muri turashaka kubera abahungu ba Marita yari ameze ate Marita Yesu yagiye kubasura Marita ajya guteka Marita arahanagura Marita yerekana Proverb 31 woman Maria aragenda yicara iruhande rwa Maria muzabibaza abandi wenda njye ntabwo mbyemera nta nubwo ibyo bintu nabikora you're dating me nkahita nkuha wife vibe kandi wowe ufite boyfriend vibe come on nawe tugenda ubiteke nawe ariko ndebe kuzi guteka why would I go there actually exactly cyo nacyo tugomba kukivuga ntago so hakaba I'm sorry but that's not me hakaba na ba Maria icyo yakoze yari presence you understanding the value of presence where agiye yicara iruhande rwa Yesu actually ndi Maria buriya jewe Yesu pouring into her because that's what it needed and that's what I love and then Marita biramurakaza araza ara complaining to Jesus like why is this one sitting here yagakwiye kuza kamfasha Yes I'm going to tell you you're worrying about the wife vibe you know you're worrying about the wrong things you're supposed to be here ngombwa ni kimwe kuko nimara kugenda igihe uzaba ugifite cyo guteka no gukora ibyo byose sibyo now I'm here so nukuvuga ngo twite dusubiza kuri cya kintu I just love that ask my husband when you meet him iyo araho mba nicaye hanari No, me, I'm learning, and I believe every other girl here not to give the wife vibes in the dating scene. Nako cyangwa se dating pool, cyangwa se dating noza season. Icyo kintu ari kuvuga cya red flags. Akenshi gikora ku bakobwa kurusha ku bahungu. Cyane cyane in the dating season. N'abahungu kibakora ariko like majority. Ariko we abagore bagendana umutima, abahungu bakazana umutwe. Rero arakureba. Ashobora kuba barakwenda yaragukunze ariko ako kantu ntago yakibagirwa ati uyu mukobwa utangiye ibi so talking about that nk'umuntu ufite experience wumvisha n'abandi bakobwa unanareba n'ibiriho muri iki gihe tubwire red flags eshatu turaza kuvuga ku mpande zombi cyane cyane kuba Christo red flags eshatu ku ruhande rw'umukobwa atakakwiye kwirengagiza ku muhungu noneho nanavuge na red flags eshatu ku ruhande rw'umukobwa umuhungu atakakwiye kwirengagiza red flag ya mbere ni umuntu tutizera ibintu bimwe kuri nje kandi ibyo biri that's both it goes both sides niba tutabyizerana niba naza kubwira ngo ndababaye and then basi take a step basi sengera basi n'ibindi byanze isi aho ngaho ndabona ko ndi njyenyine meze nk'umukinnyi umwe mu kibuga so it's so boring to me I can go there naho naje ikindi cya kabiri kuri side y'abakobwa niho mera kuko niho nzi niho nabanje kuri side y'abakobwa umuntu dufite ukuntu twavutse turi abanyafurika turi abanyarwandakazi dukura tubwirwa ko umukobwa agomba kuba ari umuntu ABCD murabizi umwari nibyo ni byiza ariko tugize Imana haza perezida wacu asa nk'ubwiye abakobwa ati girl take your throne you see umukobwa ariga umwana utarizgaga ariga umukobwa ahabwa ijambo ahabwa future yerekwa ko ashobora kugera aho ashaka kugera ibyo rero hari abagabo bya terrifying hari umwana w'umusore ukurira akavuga ati amaye nka nyagasani shwi ntago bishoboka ko thank God kiyo shwi uyivuze get out of my way you don't belong in my what in my future uri threatened nibyo ndimo gukora uyu munsi umuntu inzozi zawe zitera ubwoba wimwegera kuko numugeraho zizapfa nago zizabaho you will bury them wanze ubikunze ubizi utabizi uzazimushinguramo natazibyara rero cyangwa se ngo zishibuke azibyara zigusubize cyangwa se akwereka ubundi buryo uzibyaramo they are gone icya gatatu ntago nkunda umuntu utazi kuvuga sorry
twese tuzi ko to error is human and ejo ni njyewe ejo ni wowe and ukuntu tujye kubana n'ubuzima burebure so you better know how to say sorry nanjye kandi mbimenye. I love it when you notice ko you hurt your partner and come back and say sorry. Ariko hari abantu bafunze umutwe kandi banakuze bababwira yuko gusaba umugore imbabazi ari ukuba inganzwa. Abo bantu rero please red flag, big red flag. Birabishe. Yeah. So going to the kuri party y'abagabo nanone ikintu navuze ni cya kindi niba tutizera bimwe ntago birimo. Icya kabiri hari ndabivuga gute umukobwa utizera ko I can lead them. That means ugomba kumbonamo capacity yo kukuyobora. Niba utizeye ko nkuyobora ntago waba umugore wanjye. Ikindi kandi ukabanza ukareba impamvu inanabitera. Maybe ntago ufite iyo capacity koko yo kumuyobora. Niba utamuyobora rero ntago waba umugabo we. Kuko urugo dufite abatware. Ni umutware. Mureka kuyobore. Ariko still tutirengaje ko tujya n'abatware bari very slow. Ugasanga abagabo bari slow rwose gutekereza, you're so slow to think about something. Family uko ejo izakurikira, you're so slow. Cyane cyane iyo tubisubije muri church byose bakabiharira Yesu. Yesu yaduhaye responsibility arigendera. Twebwe rero isi yose imyaka yose tukurwana tuzimusubiza. Yaraziduhaye, we are taking them back. Yesu yarakubwiye ngo think, tekerereza urugo rwawe rutera imbere. Nawe aho kugira ngo ubikore urapfukamye, gusenga nibyo sinavuze ngo ni bibi, ariko uravuga ati Yesu azaza. Yesu azadufasha. Yesu azabikora. You're not even thinking, you're not even finding a way. You're just saying Yesu azabikora. Muzarinda mwuzukuruza atarazikora. So umuntu utayobora ni red flag. Ikindi navuga umukobwa udakunda family yanjye namwihorera, kuko umugore muri kamere zacu tuza kungura umuryango aho dushatse. Niba abantu ugiye kungura utabakunda uzabaha iki? Uri kubaremera abana, uzi kubabyarira abana bazabinambara mu myaka 30 iri imbere. So to the men birakomeye cyane. Umuntu utakunda family yanjye, umuntu utayemera ko namuyobora, if I cannot be your leader, ikindi umuntu tutizera kimwe, red flag ku bagabo kuri njyewe, to me. No, you just stated facts, and I believe there should be another session noneho yo kuvugaho Christian marriage kugira ngo noneho ahubwo byuzuzanye neza. Ariko allow me because of time to gere ku musozo. Ariko ndashaka kukubaza a hypothetical question. I have two guys, two men, sibyo? Trying to pursue me. Hari umwe ndi interested in, ndi romantically attracted to, but this person, God is not saying anything about them. Sibyo? Gusa ku bwanjye niwe niyumvamo buryo bw'amarangamutima. Hakaba this other guy, sibyo? Not at all romantically attracted to them. Sibyo? Ariko abantu yaba abahanuzi, yaba ababyeyi, yaba umuryango, niwe bakomeza bambwira ati this one. Sibyo? Tukubaha inama z'ababyeyi, tuzubaha n'ijambo ry'Imana yatubwira ati tuzubaha. Sibyo? Abantu bose mbega navuga ngo bafite your best interest niwe bagutungira gatoki. Muri aba bantu babiri fatuwe. Ndeba amarangamutima cyangwa nubahe. Fata igipapuro bwo abandi bashire hasi, abandi bantu bakuremo, kuko the end of the day no ugiye gushaka sibo. Bazaguma hanze y'inzu yinjiremo, nuhiramo ntago bazabimenya kuri gusha. It's only you and it's about you. Get your paper. Hari ikintu nzi umutima wawe iyo ukoresheje uragushuka, ariko iyo ukoresheje umutwe uragufasha.
just take a paper wandikeho A and B. Highlight things byiza uzi kuri B. Kuri wa wundi mfitiye ubwo amarangamutima. B and A. Okay. Ufate n'ibindi wandike kuri A. Nudasanga ari romantically attracted to them gusa, ukomeze wandike n'ibindi. N'ibindi wifuza ku mugabo, ibyo ubona kuri A ni bingahe, ibyo ubona kuri B ni bingahe. Urusha undi byinshi ujyane n'ubu. Noneho mpite mboneraho kukubaza ni iyihe role cyangwa se do you think hari role ikomeye cyane amarangamutima, attraction, feelings playing in Christian dating, kuko tujya twumva debate zitandukanye zivuga ati feelings when it comes to Christian dating si ngombwa cyane, wowe reba A B C D iki cyose D, you know, E F G, ariko se ninjyana n'umuntu numva ntishimiye, numva ntabona ngo numve mbonye inyenyeri, byo urabivuga iki? Ikintu kimwe nzi ku mugore, ni ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugabo ukunda umugore wawe nuko itorero Yesu yakunze itorero. Ikintu ushaka kuvuga aho ngaho nuko gukunda k'umukobwa bituruka ku muhungu. Uwo mukobwa, uwo muhungu utari kwiyumvamo, niba ari we Imana yavuze, nahagera uzamwiyumvamo. Kuko ntabwo twasabwe gukunda, twasabye gusubmitinga, kubaha. nicyo kintu kitugora kurushaho. Niyo mpamvu umugabo usubmitingaho cyangwa se wubaha, biroroshye kumukunda, nawe biramworohera kukuyobora. Ariko umugabo ubona ko kabisa hari ikintu kitari kuburamo, no mu rugo byagorana. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko umukobwa uramukunda akagukunda atanabizi. Umukobwa ashobora gusarira umuntu uri online batarahuraho. Ya marangamutima wavugaga ni ikintu gikomeye muri relationship, cyane cyane ku mugore cyangwa se umukobwa. Amarangamutima araguterura akagutwara akagushira ku kwezi akakujugunyayo kandi nta n'uguhari, cyangwa se akagufata akakwica ukanishingura kandi ugenda. Ni ikintu gikomeye cyane. Marrying someone who understanding icyo kintu is also ni yindi credit uba ufite, kuko azamenya ukuntu agufasha, azamenya kukumva, azamenya n'ukuntu urwo rugendo mu rugendanamo. So kuri njyewe umugabo kuba nkunda no kuba namukunda ni ikibazo, ariko amarangamutima yanjye iyo bigeze mu rushako, this is a long term project, ntabwo ari ibintu ejo bizanga ngo nivumbure ngende. That's not my plan. Nibiza mu rugo ndatuza mpamagara Imana, say do I go or not, is it him or not. Imana imbwire, inyobore. Abahanuzi bashobora guhanura induru zikavuga, ukamukurikira kuko umuhanuzi yavuze. Ejo nirusenyuka, umuhanuzi bajya bagaruka bagahanura bakavuga ati Imana yaravuze ngo uriya mugore si uwawe kandi mubyaranye gatanu. I know. These people bari mu bantu njyewe umutoni, ndabakunda, ndabubaha, n'abakozi b'Imana, ariko uravuga nanjye ngasubira inyuma ngatekereza. Kandi niko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Nanjye nsubira inyuma ngatekereza. Nago uvuga ngo ngende nk'uko like sheep for slaughter ngo yavuze. Yavuze se uzagenda unanararane nawe? If it's me, I gotta find out what I'm doing. So I think that is it. Thank you so much for the great conversation. Akabazo ka nyuma kugira ngo wrapping up this conversation, nubwo twagira byinshi twayivugaho. Urabona Christian dating hari ukuntu bayifata nkaho it's boring. It's boring in terms of abakristo, gutereta umukristo biragoye, gukundana n'umukristo biragoye, ku mpande zombi yaba umuhungu yaba umukobwa, bakumva ko ari ibintu nyine bigoye, niwe navuga ngo bikati, cyangwa se ugasanga n'abantu barabitinye kuko bumva ko niba ngiye gukundana n'umukristo nuko nyine tutatu getting married. Cyaje twavuga yes, you have the intention of getting married, but doesn't mean ko once we go into the relationship we get married right away.
now for you watubwiye ko byagutwaye amezi 8 ariko urabizi ko arabo bitwara umwaka umwe 2 3 bitandukanye 5 doesn't mean they're not dating in the Christian way. Yeah. So niki kintu wabwira yaba bakobwa yaba bahungu bari muri iyo dating phase ukabamara impungenge zo kumva ko Christian dating ni dating? Take your time, sit down and relax. Sinzi umuntu wagiye ko byihutirwa. Banza umenye, unkunde, ngukunde, unyiteho, mwubahe, mwiteho, na difference y'ibyo wakoraga mbere y'uko ukizwa. Donc ibyo wakoraga ikiriya gihe, uko wamukundaga, uko wamwitaga, uko wamwerekaga ko muri kumwe, komeza ubikore. Difference ihari ubu nuko ubikore ariko unanabisengera. Ubibaze nyirabyo, projet y'urugo ni ya Yesu. Niwe wayitangije, niwe uzi ukuntu bigenda, niwe uzi icyo ukuntu, niwe ubizi ibyo. Uyisubiza nyirayo. Wowe warebye ugasanga ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Ukamuremera umufasha umukwiriye. Ndagarutse. Ese urema wa muntu n'uyu waremaga? For me, n'uyu waremye. Dufate projet tuyisubize nyirayo. Ubwira ati wowe watangije iyi projet, can you come tugafatanya? Isi irabikora. Thank you so much. God bless you. Nizere ko twumviyeho to those who are still single cyangwa se are still dating. Shyira akaguru kuri pedale kuri feri. Shyira akaguru kuri feri, nturebe mugenzi wawe, nturebe umugisha wa mugenzi wawe, ibyawe n'ibyawe, n'ibye. Hamagara Imana ikugenderere, ikuyobore kandi ikuguidinge, because he is, like you said, he's the author of love. Yeah. God is love, so he's the one who knows how to best love. And marriage. So, thank you so much. Dusoza, we just want to ask you a few questions. You know, just to relax and welcome you on the podcast. So please choose any. You don't have to choose the first one. What's something you wish I understood more about you? Ni ikihe kintu wifuza ko nasobanukirwa kurushaho kuri wowe? So kuko ndi the host, ikibazo ngiye kukigusubiza. Ni iki kintu wifuza yuko people can understand more about you? Not just me, but the public, your family, your friends, everyone. Jack is a free spirit. I'm spiritual. I understand God. But then I don't take God uko wayivuze. I find more about God myself. I'm a free spirit. So if you see Jackie, just know Jackie is a free spirit. Last question, ngenda kwibariza ikibazo nshaka. Kiri applying it to both of us. Muri iki kiganiro tugiranye. Ni iki kintu wanyizeho? Nanjye ndakubwira icyo nakwizeho. You told me it's your first time. You're very good. And wow, you adapt so quickly in a situation. Thank you so like you never planned for this, but here we are. And God's grace. It was very good. Perfect. Thank you so much. And ikintu ngiye nakwigiyeho, of course nakwigiyeho byinshi because undusha experience muri iki kiganiro twari turimo turavugaho, ariko ikintu cya mbere nakwigiyeho ni ukuri umuntu uzi icyo ushaka. Kandi nobody can tell you otherwise. So to go deeper than that, turabivugira behind camera. So we always end with one amazing question. Of course, this one, you can also take it home. It's always the grace, not podcast questions. So, let me try the first one this time. Yeah. Niba wagira ubushobozi bwo kwigisha inyigisho imwe gusa mu buzima bwawe, iyo usenga ku gicamunsi cy'ikiruhuko, ubona ishusho y'Imana imeze iti? Iri mu rugo, mu biro, cyangwa mu nzira? Wow. Kamere hejuru. Niba wagira ubushobozi bwo kwigisha inyigisho imwe mu buzima bwawe, yaba ari iyihe? Another thing you don't know about me, I'm a preacher. Amen to that. This is the only thing I want. Niyo bambwira ngo it's the last sermon, niyo natanga. Amen. Yesu twigishijwe
ntago ari mu rusengero gusa ari mu muhanda ari kumwe n'abatasa nawe kandi abantu bazi Imana bagumye mu murwa amasinagogi ari gusha bagumye muri church abandi banze kujya kuri church kuko babafungiye kandi imihanda irimo abana bari kuducika batigeze bamenya Yesu niba ari inyigisho natanga najya kuvuga Yesu on the streets. I'd preach about Jesus on the streets. Evangelism, do you already do it? I love it. I've done it before and I'm willing to do it again. Yesu abakeneye kumwumva ntago ari abaje mu rusengero ku cyumweru n'abatarigera bamenya irembo ryarwo. If we can do that, we would save a lot of people. Iyo usenga ku gicamunsi cy'ikiruhuko ubona ishusho y'Imana imeze ite? Iri mu rugo, mu biro cyangwa iri mu nzira. Imana yanjye ngendana nayo. Aho ndi irahari. Niba ndi mu rugo naha nicaye turi kumwe, no mu muhanda irimo, no mu biro irimo, no mu rugo rwanje irimo, Imana iri muri nje imbere. Ntago iri aho nyura. Yeah, thank you. Thank you so much. That's a gift from us to you. Thank you. Murakoze cyane. This makes us come to the end of this conversation. Thank you so much for tuning in. See you next time. Mwibuke kudusengera, kudusangiza ibitekerezo no kutubwira what we can do more, better. Thank you so much. God bless you. Thank you for having me. Shalom.